Mutesi Jolly wansabye inka ariko ntabwo nabyishimiye kubera ko wanyandikiye nyuma ari uko nazigaragaje. Ibyo byari bikwiye kuba byaramenyekanye na mbere. Mutesi Jolly nubwo uri Miss ariko hano hari akanyana. Mbese wajya no mu rugo rwa runaka ukamubwira ngo nakunze umukobwa wawe, nawe atesha ibyo wabikuye he wowe utagira n'urwara rwo kwishima uraza hano ibyo byigeze kumbaho ariko nigana perezida udasonza abaho. Niba nigana perezida ntabwo njya cyane none ibyo njya bituruka ndavuga ngo ahagase ahubwo ntibagire vuba banyibuke nanjye mbone imihogo yo kuvuga neza. Muraho neza abanyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda, banje kubasuhuza. Ariko rero ntabwo ari ukubasuhuza gusa no kubashimira nabyo ni ngombwa, kuko ntabwo nabasuhuza gusa ntabashimiye, nabyo ni ingenzi cyane. Inka zanjye ngira ngo mwese mwarazishimiye abanyarwanda, ariko si abanyarwanda gusa. Mperutse kubona abadiyasipora nabo bavuye ngo gahe tuzaza uduhe inka, ukibaza niba iyo nka uzayijyana i Kanombe mu ndege, yuriza indege igasanga umuntu muri Amerika. Ibintu bitoroshye, sinzi ko binabaho gufata inka ukayishyira mu ndege, ariko ni urukundo babikorera. Babaye hano umuntu yayibaha rwose nta kibazo. Nageze ngo rero nze hano mu nka zanjye nkunda, ni ubutumwa nshaka kubwira abanyarwanda, kuko ntabwo nari kubyihererana rwose. Byabaye ngombwa ko nza hano kugira ngo mbibaganirize. Umuntu ari umusore anyura mu bintu byinshi, agatereta, agahura n'ubukene rimwe na rimwe, ibintu bikamucanga. Mbese wajya no mu rugo rwa runaka ukamubwira ngo nakunze umukobwa wawe, nawe atesha ibyo wabikuye he wowe utagira n'urwara rwo kwishima uraza hano ibyo byigeze kumbaho ariko nabibise mu mutwe. Hari umukobwa hano mu Rwanda mwese muzi, ngira ngo ni icyamamare ku buryo nta muntu utamuzi, ndetse ni na mwiza ku ruhande rumwe, ikindi aranadushimisha biri aho. Najyaga mwandikira kera, ndibuka hashize iminsi najyaga mwandikira nkabwira ngo wamfasha ko nafunguye urubuga ukaza ukamfasha kuruzamura, cyangwa byibuze ngahura nawe tugakorana akavidewo. Umukobwa arambwira ngo aha batuza uzamvugishe, namuhamagara ngasanga telefone yavuye. Nkavuga ngo burya
bisaba imbaraga kugira ngo uzamure imbuga zawe. Umukobwa nta wundi, ntabwo nari kureka kumuvuga ngo mubwire abantu, ni Nyambo. Nyambo ngira ngo mwese muramuzi. Impamvu rero yatumye nza kubivugira hano, n'izi nka zanjye amaze iminsi ndi guha abantu, yaje kubibona, noneho Nyambo aranyandikira, umutwe urashyuha, ngo Olivier ndashaka ngo nanjye uzandebera inyana nziza, inyana y'Inyambo, kandi Inyambo hano zirimo. Ndamubwira ngo ubu nibwo ubonye umwanya wo kumpa agaciro, namwe ngira ngo muri kubyumva, ariko mwaba kuki mushaka gukunda umuntu guhera ku byo yakoze, mwabibonye gusa yabigaragaje. Natanze inka hano ejo bundi ndabyibuka, abakobwa hano mu Rwanda barasara. Muri abo bakobwa basaze rero bakanyandikira, bakajya kuzura telefone yanjye, banyandikiye ubutumwa burenga 80. Abakobwa babiri ndabyibuka, Nyambo ngira ngo muramuzi, ukajya no kuri wa wundi Mutesi Jolly, barandika ngo natwe bazaduhaye inka, ariko muri Kigali barorora harira. Kuki muvugisha umuntu ari uko yamaze kubereka ibikorwa? Iyo atarabibereka bagenda mugatuza mugaceceka, ibyo ntabwo ari byo. Iyo sitori rero ntabwo nari narayivuze ngo nyibabwire. Uwo mukobwa bita Nyambo, ejo bundi nje hano nkagaragaza ko Imana yangiriye neza, mfite inka, ahita aza aranyandikira mesaje zirenga 8, bambwira ngo Olivier Kagame, subizi ko ariko hari byinshi navuga, ibyo yanyandikiye nijye ubizi. Arambwira ngo nabonye wahaye inka abantu bamwe, izo nka ni izawe. Nicyo kibazo yambajije cya mbere. Ndamubwira ngo rero ubifata uko ushaka, izo nka niba ubona ko ari izanjye ni izanjye, niba ubona ko nazitiye nazitiye. Ndamubwira ngo izo iPhone mugira mukazirata mukazereka abantu, ntabwo ngewe ndi uwo nguwo. Uri umukobwa wakuriye mu mata, nashatse kugira ngo tube inshuti, ntabwo nari kuza nta cy'ingenzi. Okay. Umukobwa arambwira ngo Mutesi Jolly wansabye inka, ariko ntabwo nabyishimiye kubera ko wanyandikiye nyuma ari uko nazigaragaje. Ibyo byagakwiye kuba byaramenyekanye na mbere. Mutesi Jolly, nubwo uri Miss ariko
hano hari akanyana. Abantu benshi ariko baba bavuga ati se umuntu wigana na perezida buriya ibintu by'akanyari byabyemeye kukamukana. Hari nk'abenshi usanga babitinya nyine. Nigana na perezida udasonza abaho. Niba nigana na perezida ntabwo njya se. Cyane. None ibyo njya bituruka ndavuga ngo ahagase. Ahubwo ntibagire vuba banyibuke nanjye mbone imihogo yo kuvuga neza.